wamase uzi ko ndimo ndafura cyangwa urongera kunyobiza ndazo yo mana dusengera komeye araje indeze bite Meziteka zo ngo gaki ndekura kanje kuje ha wakambaye iyi ngiyi uri kunega mwanya sindakuruta kabiri gutivu nifu ushyira ibara rimwe ibara rimwe nose urambara ikanzu ifite ibara rimwe ko mbona babijyanisha ngo nibyo bari bwambaye ari uri gutekereza hari umwenda wa kwini mushyashya yazanye ngo azane kirana mu ngoyi mo hara hejuru ibyo nagusizemo n'ijyana cyangwa ushyiraho utudomo noneho ngo gira gutya nshyire mu hari utuntu bashyira hano angera kwa kundi buryo nuseka tuzayatwaka ndasa gute neza ndetse iyo nsiga no mu ijosi sinjya mbona ashyira mu ngomba tumubwira ikintu kimwe kwini aramutse aguye ahangaha n'uwo muhungu wa mbere byagenda gute mvuga ko ndi igini nkigira gute nuse urasa nk'igini ndasa gute urasa neza bigenze gute twamuhisha oya nagaza ariko ujye uhamamwihamagazwa kuko muri gukundana mubwire iyi myenda y'imyeru se ese ubundi umuhungu nazi urama ngahe ko mbona nabishyushye araduha amafaranga urama ngahe nyine kugira ngo nkomeze mukorere ibintu byiza ndagura bitanu cyakoze kubera ko ibi kubitera amatonshoro ibi se kutansigiye oya ahubwo hari ibindi hano nibagiwe kandi ni byiza ngiye kubishyira heza mbabaza mubwire none ibyo bimeze nk'amavuta gutya rero mbanza mubwira ariko mana we ibi bintu ushyira ukiri kunsetsa buri kanya kwiye nahingutse ongera ubanza umuhamagare umubwire kumva nagukumbuye nagira ngo ndi muhamagare umubwire ko mukumbuye cyangwa muvugisha umubwire ngo ararembye kandi nkamubwire ko wari ugiye muhamagare umubwire ko mukumbuye ndaje mwereka kandi kantu Yes bro. Salama. Yo. Ndikukumva. Saa 10. Bana fresh kabisa nanjye ndaba niteguye nyine tu. Wamutwitse fo. Mu ma office nayo yajemo se. Na za mashini zose. Oya ngiye kubikora nk'akazi nubizi se. Guhagariyemo. Naribi. Ngiye ni bucece naribi. Naribi. gahunda ndi kuyizirikana ni uko ndimo ndakura akadosiye nyuma ngo mpite mwohereza bose ejo twe twagize akazi kenshi haba utudosiye narakuze ukundi nyuma ngafunga imashini nta kintu ufite kabisa sinzi ukuntu nakugera ahubwo se bebe ntukanire nkagakira nkambaga nkambaga nta kibazo se bafunze arebe nk'amapera cyangwa voka n'amango yagiye abana iyo abantu bakuru niyo
bikenewe kugira ngo nyine ukoresha wumva iyo umuntu arwaye akeneye hato na hato kugira ngo ubuzima bugaruke. Murakoze cyane. Ubwo rero ushatunga ndetse gatoya akadokima ndabona keba karamba nacyo ibintu by'amamashini rero tuba twaragowe. Numara kunjyana nzagufasha humura. Niwe mukore. Naho rero utegereje gusa narasinzira Birumvikana pe kandi ndagukunda niwe mukobwa wa mbere nkunda ku isi. Ni ibiki? Halo? Nashaka kukubwira. Wambabariye ukampa 1000 ko hari umuntu nari narabwiye ngo azancungire ko sente yazaza hariya kandi akaba ambwiye ngo ngo abo habonye ngo umugore w'igikara. Hahandi we. Hoya ahubwo wowe wampa itike kugira ngo utice akazi noneho narangiza nkagerayo nkamureba ahubwo wenda wajya gutaha ukaza kubanza kumbwira. Shyira kuri iyi ngiyi. Ziburire nta hantu ngiye. Uzi ko ibi ngibi mbikoze kugira ngo ataza zitwabanza wumve nta hantu ngiye ibi ngibi mbikoze kubera wowe nutaba amafaranga urambona. Mbikoze kugira ngo ataza hano bakakugwaho. Wakambaye agasanga dusa neza Zana kwambara ndambara ibi. Imyenda ya kagabo wayambara ukabona umugisha wawe. Ndetse nkurebere. Ariko ntabwo ugiye kubeshya. Ndetse mwaka 5 tukagura n'amagi tukamutekera mu lettre n'amavuta meza. Wakambaye iyi ngiyi. Nakomeze wowe ntacyo. Uri kunesha umwanya sindakoropa naza gasanga hano ntabwo urakoropa buri minota 20. Nyine ziba ngaho mbaze nkoropa. Ariko doro ni ibiki? Ntabwo zakaze karimo uwo mugabo wawe yanesheje umutwe woshye ari uwanjye. Noneho ndamenya ya ntuziri hehe. Kagabo agenda n'ishikorosho ngo mikoropa mu cyumba ya yindi yitwa ibiharisho nyukure. Ngiye garagato ariko nikundira ko gasukira. Aho karagahishe ngo. Oya hafi icyo kintu kidasiga imyanda. Wengisha gukaza guhanagura. Bari kuguhamagara telefone yawe. Shaka umuntu wanjye musazahamagara ababipase. Mbi yabyaka. None ibintu babireka mu mani. Yamayinite sibone wayamaze uhamagara. Naye na basi. We Ari bazanyikiza n'umuhamagara umuntu byarambabaje wabyise mu rumuna wawe ko nitwa ko Ariko rwose umeze utese nyiragakenda we umeze neza Ngari bazanye n'umuhamagara ari kumbwira yabyaye imbana 3 se ni ihene ni ndetse wababyaye. Aba umuntu wabyaye nzi n'umuntu witwa Ketchup. Kujya bindi rero. Buretse ndahuze ndazi kukuvugisha. Fiance
agiye kuza kunsura fiyanse wanjye ntabwo n'ubukwe bwanjye uzabona kuri televiziyo kuko ni umuntu ukomeye akora muri perezidansi yungirije perezida w'igihugu maze urazi ko imbaraga umugana nanjye nguha amakuru uko biri bube byagenze reka nitegure niteye mekapu harabura kwambara imyenda Habure kujya kwambara bya dorori sawa shawe sawa ni ibiki nambara ibiki n'igihe baje kureba uno muntu arihe koko darawo wajya ukagura umureti kugira tudahuza amaso kandi ibera n'ibintu wambaye njye kugira muhamagare uba muzima ngo baze kugira ikintu gusa za makeup ze cyangwa cyo wongereho biriho reka nanjye nakujyana no watuba ngo baze kugira ikintu ugomba gukora sibyo iyo ujya guhura n'umuhungu bwa mbere ugomba kwitonda ukitoza gutuza ukaba umuntu mukuru ukavuga make ugaseka buhora para guseka ugamanyuka ndajya ndeba gutya ujya kureba no kureba neza niba muri kuvugana murebe mu maso bavuga ko reba icyoroshye ndeba gutya ubone ndi imbobo ngomba kureba gutya ubu ukuntu umeze nibyo bigaragaza ko uri umuntu ariko kirimo kimisho ariko shahu Lidiya cyangwa kwini batungutse hano Lidiya mu myenda none ibyo bintu wambaye nuza kwinajya ahubwo ima ka gasakoshi nkaba ngafite cyangwa nuza njye ndeba gutya agera undi umukire gutya twe dufite umwarimu nuza uramwibuka mwarimu ngo fire is not fire is fire ngo fire umuriro ngo ni fire Korodi wamaye 500 kuri amafaranga bagiye ukajya he nkajya hararuguru nkajya kumira y'icyayi mwaza kugaruka yagiye zana amagi ijinanga shazana utegure ushyire kandi duroka mubwire wamuhamaga kuvana ageza ko bigiye tumaze gwe condition ndabizi kuntu wibonekeze nibwi tabona icyo kibuno cyawe nkavira mawe nusodo kurenga hariya ujye umamagara kuri phone uzarambutse mbonye akahita kureka ntabwo yaba gukunda reka ubwiza burarutana ariko kubera wansize makeup ntabwo yanyanganga gukunda wowe ntazo neza pe ndasa gute nzisiza tugiye ngo bajyana wa muri ndirimba ngo cuku nuze wereka sha muhamagare ahubwo kamwereke yamukaririye utwagira ngo ufite ubukwe none se urabona uyu munsi umeze nk'umuntu ufite ubukwe tumuhere uze gutegura aya matasi asa ubu njye nawe twabaye umwe urayishyira aricara hino twabaye umwe ikiraryo kigomba kuba maso usande turamuha umugati baraho ibyo bintu wamahera ariko yambwiye ngo arazana ngo nimba ari bya kibagabaga nimba ari ibyo azana ngo ari utuntu twiza cyangwa ari byo tunywera kora ndi wavanyemo none se turanywera kabara cyangwa wakondese aho gucana televiziyo turebe twe dushyiramo televiziyo mushyiramo akarengero kandi wagasoma atansoma shara kasoma ntabwo umuntu mutaramenya nagusoma kandi nkubwira inama ujye witonda sidiri kuko se ubuhuha wewe mbamba ufite uburayi yayikwanduza nyine mu macana numva mwere nka korodi nimba nka korodi narangiye kwihamagara nakana utari umushyira kino kintu kinzanira aboneka ari cyo nkweramo amazi iki kinerekera hanze aboneka ndi umusirimu bagikoresha iki baswegera dupani reke tuvuge kuri iki uri umukozi wa we wahageze yego hari igipangu cy'icyatsi sawa reka tugukingurire jya gukingura yaje kimwe njya gukingura zirandiye ni wowe ngenda asanga nicaye gutya uretse mbanza nkubwira ndabamaze guteguye ndajya ndeba gutya kandi urwaye umva ikintu gihari ni ukugenda urwaye utuje ariko
utagomba kwibagirwa ko ugomba kuvuga makeya yakubwira utuntu ukitonda mu bagenda umuvane urame kuba ahubwo ntuze no kumvugisha amagambo menshi atabona ko tuziranye cyane wajya ugakingura ngaho byihorera ubwo nanjye numva nyine ndetse umushyitsi wawe ngo ni fiyanse wawe ajye gukingura ugomba kumwereka ko nubwo urwaye ugomba kumupfira wakigoryi none ugomba kumubwatira ukuntu uje kugukingurira ndimo ndapfa genda warugorye ibintu byose kuri kumatiramo amavuta nkere sohoka ari kudo ubu se yagukunda ubu duhita tuguza amaso ndavuga igihumbi n'ingwariye burike noneho w'igicuri hanze mu sirika gutyo uramumagara witonze ugiye kuba ndi mu ya matasi urayibuka iki yaraneze iki gicupa gikurasha naho wajyana ubu yareze kumara Sheri naje reka bite ngo gaki ndekura uje aha ninde ushaka kureba nde ndetse wampamagaye mfitanye gahunda nawe uri gushaka iki ni dorori mwavuganye cyangwa ni wowe sheri wanjye dorori ngo ndamuzi uwo dorori niba ari na dorone nini shagenda hari umuntu ugiye kuza hano ndi usigiye kuza kandi ari igihe wowe usurafara iki hano noneho disi we dorone ni bene wanyu ntukamenyere sindi korodera n'ibiki ushaka iki hano korodine niyakwiyamye korodine umuntu ategereje hano n'ibiki burya yanze kodo naraninze nze murebe subiranye yego ngiye dukundana yanga ko mu mwanya none namukinya kandi kantu ko kuba namushaka umusore bari umuhamagara ko ari kumureba none arimo aramwenga ategereza kandi uwo muntu ningiye wamukoresheje ari kuri kigorgisha ubu umuhungu bamaze iminsi bavugana yiteguriye bingana kuri ni wowe ningiye wamupanze none ubwo urumva yakumva oya mbabarira nese ko atamukunda wamuvuye simurisha ndamukunda cyane kandi ndabizi nawe ko ankunda rega nuko bari kwigiza nkana ahubwo fasha ugenda umuntu uramu amafaranga samfara ni ikibazo ubu uramu ariko none fasha shatamaho nabyo ngufasha munye kubimubwira nabyumva niba nirwariza abana nawe kabya wabuze icyo ukora niba ukunda yo nza no kukwikundira sinkonde nkunda mibiki wamato Korodi sheraraje cyangwa wamusohoye mbaze kubwira urarunguza uko rurugorye sheri yaje buretse ko mbaze kubwira bya sheri wabyihorere kuko nta na sheri wigeze uba gabanya amagambo kiriya gikomisiyoneri kikimara ngo nicyo cyafashe ngo umuhungu wundi ngo kikaba kimubwiye ngo guhamagare ngo ni umupangu cyakoze ngo banze ngo ko mubonana ngo kiravuga ngo nakundi ngo cyabigenza ngo paka ngo kikubonye ende subire ibyo bintu birimo akuze urwaye mu mutwe none nagaruka mbwiye ngo yabigenje ate ngo yafashe umuhungu ngo aramwishyura ngo sinzi ibiki ngo kugira ngo akubere washeri ni wo munekerezo ibi bintu nisize nirirwanye nambara imyenda abandi nineke umva mukobwa mwana wa mama nkunda injiza mbabarira nyimeze gutya uriya muhungu ukuntu ameze ukuntu ari ikigoryi n'uwamubwira ngo anywe isomo yakanya kubera we yayi mubwira mama mubwira ngo injira reka ninjiza umugabo wese ko mumaraye bishyize hamwe injira ko mumaraye za ndobo ziriho bafuriramo oya turamushya mu ndobo se yakwirwamo amenyo ari ndaje mweka ikintu kumukorera amenyo ari kundi azajya akora gabanya amagambo kingura injira nta magambo menshi urazana amagambo menshi arakwereka injira Sheri vites. Ndasa neza ako muraberanye urabibona ubibona rata dorone we wande karimo aranyanga bamenyere yitwa dorone reka sheri nta na dorone shungwe no mu nzu sha izuba nagahita
nzababera amarene nawe wakoze inzira zose ngo ngereho wabitekereje wa munsi nagusuhuye tumva uzwi n'umuntu yaneteguye shira twanyitegura ntabwo ndi umushiri ese kuki warinze kubeshya yego mwana abo ngabo bavuze neza rwose mva nkubwire ya fanta wayitunganyije iri ku meza wogenda avuga imwe yawe tunganya sha anywa agakonje akavuye muri firigo akavuye muri firigo sha negurira umeze neza nari niteguye sheri nararyoshye karibu shama ninjye ufite umugore bigisha ukuri uzanywa zingahe sha niyo zaba 10 makiye njya gute ngo shiro muri office shiro muri office araje ese sheri urampinga agiye ko nawe office ntabwo napinga urabona nawe smart komisiyone nawe amenye ko umukomisiyone aya ntabwo ndi umukomisiyone nuko nabikubwiye nuko ukanga kubyemera ariko kari agakino iyo myenda se ni yawe sigaye niyo mpamvu mbitekereje ndavuga ngo umukunzi dorari ari nke reka njye nkubwire ngwino ntacyo uzambura ariko jya ukuramo inkweto ntacyo uzambura biteze